Yes, igitondo cyiza kuri mwese mukuru cyane biganiro bigiye bitandukanye bitambuka kuri Now isaha ya none official. Alright, tuze rero mu gitondo cha morning SEKA. Ibabo twabyise morning SEKA cyangwa se igitondo cyo guseka. Tuba tuje muri kaya none. SEKA ya none iraduteganyiriza iki cyangwa se byenda gusetsa iminota mike cyane. Ubundi tugasoresha inama ndetse na byinshi cyane bigiye bitandukanye. Tugeze kuri episode ya kangahe? Episode ya 33. Kana abantu mwese mwamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Twizere ko meze neza cyane mukomeje kugenda muryoherwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye bigenda bitambuka kuri Now isaha ya none official, by'umwihariko ikiganiro cyitwa isaha ya none gitambuka buri mugoroba saa 3 zuzuye, byinshi cyane bigiye bitandukanye. Reka mbararikira ikiganiro cy'uyu munsi cyane cyane abakobwa b'abanyarwandakazi mumeze mteya. Alright, ari ikiganiro cyaje gutambuka rwose nimugoroba mu isaha ya none. Ebyanze bikunze baza gukura mu inama Bibiliya bivuga iki umuhoza wanjye gake cyane. Hanyuma rero rwose turi kuri tariki 4 ukwezi n'ukwakira umwaka n'ibihumbi 2025. Kaya none uyu munsi rimeze gute? Umunani dukubye umunani bihindutse 64. Kahoda imibare se ijite kandi. Kaya none murabizi mbajyana ntembera gake ariko ngenda nganira n'abantu gake apano cyane, ariko tugomba kubitwara agahora kugira ngo ibintu bigende neza cyane bigera aho bigera. Natembera ahantu rero ku kigo cy'ishuri gake cyane higa abana, uri abana bato ya rukuru bagira bake bakatwigisha ibintu mu buzima bugiye butandukanye. Reka suza abantu mubona ko ibintu byose abana bari gukora ibintu biri negative, abahanga bamenye ko alaba reaction abana bagaragaza tukayakuramwe inama za buri munsi mu buryo bugiye butandukanye, nta probleme cyane. Umupapa rero yaguze imodoka nshyashya yanditseho 8 dukubye 8, arakajya yizana akayiparika hafi n'ikigo yakoraga muri icyo kigo gake cyane. Nuko muri icyo kigo bakabahigamwe abana benshi cyane bagiye batandukanye gahoro cyane. Nuko umwana rero umunsi wa mbere arabibona, aritegereza arareba neza, areba iyo modoka avuga ati ariko abantu baratekereza koko cyangwa. Arangije gutorera ibuye ryiza cyane ry'isarabwayi. Arangije aragenda agira uruhande rwa ya modoka yanditseho 8 dukubye 8, andikaho ati 8 dukubye 8 bihwanye na 64. Gaoda ubu papa agiye gutaha arebye ku modoka yarumirwa, arareba aburi cyakora cyane. Ariko nyine ko mu kigo cy'abana bari abana bavuga ati nyine uyu mwana gake cyane. Aho karangije rero rwose ubwo urumva umwana yarebye avuga ati uyu muntu utazi koko, umuntu utazi imibare ninde ko uyu muntu ari injiji ko kahita ariko ko bihwanye na 64. No kubwo rero rwose uwo muyobozi abibonye ararakara cyane, aravuga ati ariko nta kuri nabigenza abana arihuta ajya gusibisha bya bintu umwana yanditse ku modoka. Urumva yari yayikoroboye gake byasije ko banatera irangiye irangiye rishyashya. Karongera rero yandikishaho yami ibare ye rwose isanzwe 8 dukubye 8 burake. Abona cyane nagaruka mu kazi nk'ibisanzwe n'undi abaparika ati buri umwana yari yayibonye agira ngo ni ibibazo wenda bamuhaye. Wa mwana rongera ciriyera ya modoka mama. Maze rongera ari atari ko abantu babayinjira ku rwego nkora n'ibintu ntibanarebereho. Arongera asubira afata isarabwayi ryiza, arongera andika ati bihwanye na 64. Narababwiye ngo ibintu abana bazadukorera mwabana. Nawe ko rero umupapa rwose ari umuyobozi w'icyo kigarongera mu gihe agifata ko ntacyabona ibyari 8 dukubye 8 gusa byaba 64.
atari komana ikigo kigagamwe abana 600 ibaze rero kugira ngo umenye umwana wako babwiye ngo ntago niba byoroshye ikaye none nzajya nsoresha ikibazo nawe umbwira uko bimeze neza cyane hanyuma kuri utakanda subscribe this is your time turaseka mu gakere ko nariko tugenda dukana subscribe tuzamba kugira ngo episode by episode kandi kuri utarane episode zatambutse inama ziri inyuma no kumupapa rero biramuyobera avuga ati hari wakigira indi nama kuko ibi bintu sinazabishobora abana n'abana no ukasubira rero aho rwose bapentinga basiga amarange y'imodoka arabwira ati noneho munsubirizaho style yanjye ariko noneho mwandikaho ko bihwanye na 64 babikora neza cyane barangera bandikaho 8 dukubye 8 bihwanye na 64 no kamasanka ya rero rwose umunsi nk'uyu ukumviramo kanya none arongera araparika aravuga ati noneho ngiye kwishuri kwibi bintu majya mu kazi nk'ibisanzwe abakonsantere no kakihagera rero ekere yasiragira rwose abana bajya gukina kwa kundi bundi nk'ibisanzwe uwo murumva haragurigiye yigiye ko numva ashaka kuzeka rero kagiye gukina wa mwana arongera arabirabukwa neza cyane yaruvuga ati yes urabona ko noneho baciye ubwenge babimenye neza cyane arongera afata ryabuye ry'isarabwayi arano aravuga ati very good Egasareshe rero isomo muri kaya none isomo muri kaya none hari igihe dukunda kugaragaza inyuma nk'iyo modoka yari yanditseho 8 dukubye 8 tukibagirwa ukuri nyako uko igisubizo ari 64 ariko kuri niyo kwaba rwose utashaka ko kugaragara cyangwa se ngo kwandike n'ubundi abantu bazakomeza kubona ukuri muri bo ikibazo muri ikaya none bese wowe ni igiki ujya ukora ugaharanira kurimbisha inyuma ku mubiri wawe ariko igisubizo nyakuri ku buzima bwacu cyangwa se ku buzima bwawe abantu bakizi arika muri comment usubize bye